ikibazo cy'icumbi gikomeje kubera Nadine Ngorabahizi. Hagati aho Leya mu marira menshi n'urunana. None se ubu tubigenze dute kaze? Niba utabyumva neza rero njyewe ngiye gufata akajerekani ngende nk'ugiye kuvoma ubundi njye ku ishuri. Noneho nanjye mfata akajerekani. Nugushaka ko dutoroka tukigira ku ishuri muza naho ubundi ntiwabivamo. Abana b'abandi nibakanguka mama akaduhamagara akatubura biragenda bite kaze? Birumvikana ko nitugera hano nimugoroba atudiha ariko n'inzara iraryana muza. Tekereza kutwiriza hano tukabwirirwa kandi ku ishuri twari kwirira. Njyewe n'ibintu byo guheka abana rwose birambangamiye. Kandi ubwo muzi ko ntawumvise kaze niko muza nta soni mufite. Ntabwo ari ngiye ni kaze mama. Abana banjye mwinubira si barumuna banyu si abavandimwe banyu. Niwe. Murabona nashobora abana babiri njyenyine mwagiye kwirirwa iyo ngo muriga. Ikibazo dufite gikomeye n'inzara itwicira hano kandi abagiye ku ishuri bo baba bariye mama. Niba ikibazo mufite ari ukurya ndaje nkibakemurire. Urateka utugaburire noneho mama. Murajya kuvoma muze mu mesire ya myenda mukora isuku hano mu rugo kugira ngo no saa tatu agaruka agasanga hasa nabi. None se ubwo ku ishuri turajyayo ryari? Amasaha yo kurya yegereje. Muri kozayo murye mugaruke mwiruka kuko nyuma ya saa sita bari abana baba bakangutse kandi nanjye nshaka kuruhuka. Bari abana n'abana babi pe mama abana barara barira. Hari gatoya arasakuza ukagira ngo ni inzogera sha. Nukuri baririra icyarimwe bakatubuza gusinzira. None dore banatubujije kwigira kwiga. Uvuze ngo iki muza? Oya ntacyo mama nta kibazo rwose. Twebwe twagiye ku ishuri tukarya ibyo kwiga nubwo byarorera nta kibazo pe. Ese ni wowe Sori? Ubundi se bwakeye ryari? Uzi ko n'izuba ryavuye. Hano se byakugendekeye bite mukobwa mwiza? Ijoro ryose sinigeze ngoyika Sori. Nanone naraye ndira pe. Menya ariyo mpamvu umutwe undya cyane. Ayiwe. Hari inkuru ntashaka kumva mu matwi yanjye mbabarira we mbabarira. Si wowe wari wangira inama ngo nsange Chris musabe imbabazi se? Yego narabikubwiye ariko sinshaka rwose kumva. Naraye ngiyeyo Sori. Yakubwiye iki cyatumye surarurira ukaba usibye n'akazi kabandi ko koreya? Ayiwe. Uzikuriza nguva nanjye narira Leya. Nukuri urukundo rwanyu rwose narushyizemo amarangamutima yanjye yose. Numva ari wowe mugore wa Chris nta wundi. Shawureka wirira. Kugeza ubu sinzi icyo nakora Sori ntabwo nkizi. Mbwira nyine uko byagenze wagiye se kumusaba imbabazi hanyuma bigende bite kutari kumbwira. Ntacyo byatanze Chris aracyarakaye. Nubwo mbere namubonye ndeba nk'ikimbwi hasi. Oya Leya oya. Chris ntiyakurebana agasuzuguro nukuri yavuye mubeshyera akurebana agasuzuguro bigezaho. Ubonye uko yandebaga nibwo wabyumva Sori. Yakubwiye ko udashobora kubabarirwa se? Sinzi uko Chris ateye. Si wa muntu werura ngo akubwire ngo ndakuretse ntuzongere kumvugisha. Icyo yakoze yanyeretse ko ndi umunyamafuti ko ntari nkwiye kuzana mama wanjye we gutyo. Ko atumva icyo nabikoreye ko atabyishimiye ko kugeza ubu atumva icyo nari ngamije. Ariko nyine wagombaga kumugaragariza nyine ko wabitewe no kumukunda ko nta yindi mpamvu. Ese uzi ko ibyo uvuga ntabikoze Sori ntabikoze pe. Niba wabikoze rero tuza nyine ubwo yakubabariye. Mbabarira Mana yanjye koko unacumiye iki? Narinzi ko mbonye umukunzi. Chris namuhaye umutima wanjye wose. Ndabizi. Umwanya wanjye wose narawumuhaye. Ngakora icyo nshoboye ngo mushimishe ariko rwose imbaraga nkoresha ngo abone ko mukunda ntacyo zitanga. Ariko rero Leya reka gucika intege rwose ngo uvuge gutyo. Nukuri. Ubwo siko Chris yambwiye ngo musohokere mu nzu hari abagiye Sori. None se niba nyine wasanze afite indi gahunda? Kubusanzwe ko hansiga akagenda akaza kuhansanga urumva ataramaze gufata icyemezo ko cyo gutandukana nanjye Sori. Tekereza umuntu urakazwa n'agakosa gato kuriya. Mana we. Oya. Njye ntabwo rwose ndi kumwe nawe Leya. Rwose ibyo uvuga byo gutandukana na Chris ntabwo mbyumva.
tekereza abantu dukorana bazi ko njye na Chris dukundana nabonye kumva ngo twashwanye sori nawe urumva rero nagiye kuba igitaramo muri Nyarurembo. wakomeje urugendo rwawe ntuze kunteza icyugazi mu kazi Nadi. ariko se ntunakumbuye umukobwa wawe nubwo yasinziriye umurebye hari ikibazo. wowe muramukumbuye pe. wasinzire umukobwa wanjye mwiza. mba nabimenye ko umukumbuye. ahubwo se niza agatambaro muhanagure ndabona rwose hatutubikanye. nyamuneka utamukangura tutaragera mu rugo. inzitiramibu usivanye Nadi. kugira ngo niyo yonyine bamaye na shisha kibondo. ngaho genda rero. njye ntacyo mfite. ubwo ubonye iyo fu uyikoreshe neza wibuka ko ari nk'umuti kandi umuti udasangirwa. ndakuzi ubwo ari wowe ugiye kugenda uyimusangiza na ndemezo ngo bombi n'abana bawe. humura rega ntabwo nshishikara no kugusaba. ndabizi ko iyo hari icyo ufite wibwiriza ukakizanira umwana. byari binyoye rwose ukuntu uje kugira ibyo usaba. naraye nkuzaniye amata indagara naraguze zizakumaza icyumweru. reka da nuko mvuye gukingiza nkacanga ngo usuhuze umukobwa wawe da. hari buvuye ku mukingizi rw'amezi angahe? urw'amezi 9. ni nayo mpamvu bamaye inzitiramubu ngo nkomeze kurinda umwana wanjye ku murumwa n'umutera malariya. ugiye ikoresha neza rwose. ikindi nashaka kukubwira ni uko umukobwa wacu mupimye bagasanga akura neza. ni ngombwa ko umwana wanjye akura neza kandi nzakomeza kubiharanira. umukobwa wanjye akure neza mu gihagararo mu bwenge no mu mbamutima. aha ko iyo umusuye mu kinaka akahavara kandi ngo nibyo biri kumufasha gukura neza mu mbamutima no mu bwenge. kandi wamugorora umunyamahirwe. ni ngombwa kuza gukina nawe rega. ushatse kumbwira iki Nadi? ujya uza ngo njye mpori wawe nza no gukina n'umwana. si byose nyine nari mvuze se ko binakenewe da ujya uza. urebye nicyo cyari kinyujije hano kandi ubu inkingo zirasa nkaho zirangiye nsigaje kumukingiza urwo gushimangira mu mezi 15. gushimangira iki se? numva ariko barwita ni urukingo rwo gushimangirira rw'iseru na rubeyore. ubundi rero buri kwezi nzajya mujyana kumupimisha ibiro mu mudugudu kugira ngo hakurikiranwe imikurire ye. reka nyaruke Patri njye gutekera uyu mukobwa ataza ku kawe ngasanga nta kintu gihari. bayi mukobwa wanjye papa aragukunda cyane. ariko rero nyine hari byinshi nkeneye binsaba ubushobozi ngiye ntakubwiye Patri. ngo iki Nadi? alo ese ko nakumva neza bimeze bite mwana wa? Genda kumva ariko mama umbabarire ko nguhamagaye utarava ku kazi kandi utabikunda reya mwana wanjye. ariko n'ibyishimo si byo kwihererana rwose. ibyishimo ubu birashyushye hano iwacu. inkuru y'umukwe naraje nyibwira papa wawe maze arishima koko. ariko ubona utazankoraho mama. urumva sinari kugera ino ngaceceka. uriya musore mwiza niboneye w'ikinyabupfura n'ubupfura bwinshi sinari kumwihererana da. ubwo rero nkibibwira so uramuzi nawe akunda ibyiza kandi akabirata. yahise abikoza abavandimwe be ubwo ndavuga ba so wanyu na ba nyogosenge. mbese ubu mu muryango birashyushye. mana yanjye koko nk'ibyo wakoze ni ibiki mama? nyine umugabo wanjye yahise atangira kwitegura kugira ngo nyine umunsi uzazana uwo mukwe atazaducishamo ijisho. ngo iki mama? so yahise atangira kuvugurira inzu yacu kuko namubwiye ko umukwe wacu ari umuntu wiyubashye uyobora ikigo nderabuzima cya Nyarurembo. ndomoye gusa nta kindi. none se urumva atari byo Reya? turi abantu bihagazeho Reya. urugo rwacu ntirusaba umunyu di. uwo ntagomba kuza ngo agire ngo wavutse ahadasobanutse. ariko se ko numva nta morali mwana wanjye bimeze biti? ntabwo meze neza mama. warwaye iki Reya? ukarwara ukabyihererana. kuki udahamagara uwo mufiyanse wawe ngo akuvure kandi ari umuganga? mama rwose. ese ubundi kutambwira amakuru ye? indese umukwe wanjye cyangwa rero mpa nimero ze ninkenera kumenya amakuru njye mwihamagarira. ngo ngiye nguhe nimero yande mama? ya Chris umukwe wanjye wa njye nyuzamo muhamagare mubaze amakuru amenye ko afite nyirabukwe wamwishimiye cyane. sinshobora kuguha inomero za Chris mama. kubera iki Reya? kuki udashaka kumpa nimero z'umukwe wanjye? impamvu ni njye uyizi ariko menya ko ntazo naguha. niko Reya hari ikibunyakira ko nakora? yewe we ese burya ni mwebwe mumbabare sinari nabumvise rwose. wari kunyumva ute se n'urwo rukarangwa?
mba nubahiriza ibyo bambwiye. Mu biryo nkeneye nyine ntekeye umwana ngomba gushyiramo amavuta makeya kuko nayo burya ari mu byo umubiri ukeneye. ese none se ubu ntuzi ikinzanye na di? Ndabizi rwose pe, ariko nta kirahinduka urebye. ukumva tuzakwihanganira kugeza ryari? nyine murabizi leta nyine ikigishurira inzu byagendaga neza kandi mwarungutse pe. ukaba ushaka kuvuga ko ubwo leta itakigukodesheje utagomba kutwishyura rero? oya mubyeyi rwose mwiza ntabwo ariko mvuze. ngomba kwishyura ndabizi ni ukuri, ariko muri iyi minsi nyine ntibimeze neza. ariko ubuzi ko umuntu aba yarubatse inzu kugira ngo imwinjirize amafaranga na di? ndabizi rwose. nje kukwikopesha amandazi kangahe? nta na rimwe pe. nuko rero ntimukabone umuntu agwa neza ngo mushake kubyuriraho mumumenyere. nyerega nuko muri iyi minsi ubucuruzi bwanjye busa n'ubucumbagira, naho buri rwose ndacyayashakisha pe. ndashaka amafaranga yanjye rero kuko nanjye mafite ibyo nateganyije kuyakoresha. nyihanganira iminsi mike ni ukuri nanjye sinye. cyangwa rero niba wumva udashoboye gukodesha inzu yacu tumenyeshe hakiri kare dushaka undi mupangayi. reka da sinakwimuka aha hantu rwose, niho abakiriya banjye bamaze kumenyera, ni heza ni ku nzira, ubwo se nahava nkajya he handi koko ntaho najya pe. nuko rero niba hagufasha mu bucuruzi bwawe ishyura. mu minsi mike nyashake ni ukuri. ewe ugira ngo ndarenze iminsi 2 se? mu minsi 2 niba utaranyishyura ndabwira umugabo wanjye tuguhe piriyavu ushake ahandi wimukira, natwe dushaka undi ukodesha inzu yacu. urumva uzaba wagikemuye? uravuga iki se ko uvuga batarabona sori? ariko se koko kuva aho bwakereye ntimwaravugana? tuvugana iki se ko ubu ndeba natinye kumuhamagara cyangwa ngo namwandikire kuri WhatsApp? ngo iki? kubera iki? mfite ubwoba mu mutima wanjye ko Chris ashobora kunsubiza ngo sinzongere kumuvugisha sori. byambabaza kurusha uko ubu ndi mu gihirahiro. kuki se utekereza ibibi gusa? kuki utumva ko atanakubabarira? Chris yararakaye cyane sori. ugomba gukora uko ushoboye rwose akakubabarira rero ndabigusabye. ubu ndicuza impamvu nafashe icyemezo cyo kujyana mama wanjye we namumenyesheje. kuki koko ntanatekereje kumwoherereza akamesaje? reka gutekereza ibyarangiye rero nyine utagihinduye. tekereza rwose uko wababarirwa ahubwo. ko namusabye imbabazi akanyihorera urumva nakora iki kindi sori? ubu rero ngiye kugufasha Leya kuko wowe rwose ndabona utagitekereza neza. ni wowe nagira sori nawe. niba hari icyo wamfasha Chris akambabarira rwose kimfasha. ubu ngiye kumuguhamagarira. ugiye kumuhamagara umubwire ngo iki sori? nta makuru ufite. ariko uzi ko usigaye umutinya koko? byihorere nturamubona yarakaye sori. uzi ko umugabo wirabura arakara agahinduka ubururu. reka agenda nawe rwose wikabya. umuntu uzahinduka ubururu gute? ngaho mbwira ugiye kumuhamagara umubwire ngo iki? ceceka ahubwo wowe ukurikira agakino. halo halo ninde kandi nagufasha iki? ni njyewe sori n'umugore wa Tanazi aho Leya acumbitse ye. yego ngufasha iki sori? yewe umuntu witwa Leya hano rwose yandembanye pe. rero kuko nzi kuri inshuti ye kandi ukaba n'umuganga ndaguhamagaye ngo ugire icyo udufasha. niba ari yarwaye kuki utamujyana ku kigo nderabuzima ngo bamufashe se sori? yewe urebye nanjye rwose nkimubona arembye gutya nibyo mubajije, ariko nyine ararembye pe ubyumve rwose titire. ndumva bamufasha kugera ku kigo nderabuzima bakamufasha. none se ahubwo nyine niho uri ngo menye niba ari buhagusanga nyine ukamuvura. njye ntabwo ndi Nyarurembo sori, ariko ikigo nderabuzima kirahari kandi n'abamufasha niho bari. ndumva rero wamujyana bakamufasha. Leya na sori n'abakiriya bati igisubizo cya Chris. naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.
urunana nirwo rutugejeje ku makuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanzeho. Muri Uganda uyu munsi bagize amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'inteko ishinga amategeko. Nanone kandi muri Uganda habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko, hanyuma kandi aya matora yaranzwemo gutangira atinze kubera ikibazo cy'imashini zikoreshwa zitakoraga neza. Aha dusoreje aya makuru, mbashimiye ikipe ngari ya BBC gahuza miryango twafatanyije kuyategura. Mwari kumwe nanjye Gisele Bero, naho ku munsi w'ejo.